Yes, reka nguri musuze kanwa n'ikaze wo mukunzi wa Chidema kudukurikira umunsi ku munsi, reka ngubwire ngo uru agacecero ngo twamaze ukanda subscribe ngo butana utarayikora kuyikora kaka kugira ngo igihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najyo washikuba kibona mu bambere, ndetse kandi turushaho no kujya tubona gatanu kuri gatanu mu makuru yose ndetse n'ibiganiro by'ibitandukanye bitambuka nga kuri Magic TV. None rubundi ongero nyemerere tubane gatanu kuri gatanu muri ubu bumenyi bushya cyangwa se muri akagashya n'ubundi tugikwa twari gatanu kuri gatanu n'uburyo n'ubundi ushobora kubabonamo amafaranga mu buryo butakuguye mw'abantu mwe. Nagiye mbakorera ibiganiro by'ibitandukanye byagiye n'ubundi bituma abantu benshi batwandikira comment badushimira batubwira ngo twarakoze kugenda n'ubundi tubafasha mu kugenda bamenya uburyo n'ubundi babasha kubabona amafaranga kwiza magingo ya tumaze kuba n'ubundi twagaruka mu bundi buryo, noneho navuga ko ari n'uburyo noneho bworoshye kurusha ubwo twagiye tubereka biciye ku yandi mashene agiye atandukanye. Gusa icyo ndaza kugusaba n'ubundi no kubanza wanyereka ko turi kumwe n'ubundi ukanda subscribe nyaboneka ugasiga igitekerezo cyawe aho ngo muri comment bijyanye n'uburyo n'ubundi wumvise uburyo bushya bwo kugira ngo ubashe ko wabona amafaranga bitagoranye cyane cyangwa se ubashe kubabona amafaranga bidaciye mu inzira zigoranye. Turaza kurebera hamwe kandi ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko turebere hamwe uburyo abantu bamwe na bamwe usanga bafitiye amashyari bagenzi babo ku buryo n'ubundi ushobora gusanga urebye iki kiganiro nge nagize gutya n'ubundi nkabasha kuba nagira gutya n'ubundi nkakwereka uburyo ushobora kubabona aya mafaranga cyangwa se wabona amafaranga mu buryo butakugwa, ariko wewe wamara kuwumenya ukumva rwose ufite ubugo bwo kuba utagisharingira mugenzi wawe ngo nawe abashe kuba yamenya ubu buryo. Ibyo ngibyo rero nibyo tudakunda nga kuri Magic TV. Nakubwira ngo niba uri umuntu nyine umenye ibanga abantu musangwe nabo ari inshuti zawe nabo cyangwa se nabo mutari inshuti, ihangane ukora ibishoboka byose kugira ngo n'ubundi nabo babashe kuba babona kuri ubwo buryo cyangwa se kuri ibyo bintu bizima babashije kuba wakunguka, nabo babashe kuba bamenyaho ubumenyi, ndetse nabo babashe kuba abagerageza ubundi nabo babashe kuba n'ubundi bakuramo agatubutsi. Biraza kugenda gutiro ndaza kugusaba kuba n'ubundi washyira ikirahuri kirimo amazi aho ngaho imbere yawe ku meza cyangwa se sinzi hano waba uri ko hameze, ariko ndagusaba kuba ufite ikirahuri kirimo amazi. Ndasugusaba urupapuro n'ikaramu kugira ngo n'ubundi dukomeze kugenda tugirana step by step mu bikorwa byose tugiye n'ubundi kuba twareberamwe n'ubundi bishobora kuba byatuma wowe ushobora kuba wabona amafaranga noneho mu buryo butakugoye. Birashoboka ko kugiza amagingo aya kuri konti yawe waba usiga ureba ukabona nago ibintu bikimeze nk'uko byari bimeze mbere, cyangwa se n'ubundi ukabureba kuri konti yawe uko byari bimeze mbere n'ubundi kugeza none ubu ngo bakaba ariko bikimeze, kandi wifuza ko na konti yawe igomba kuba yagaragaraho amafaranga. Birumvikana ko mwikofi yawe byanze rwose ukaba ubikamo identity gusa n'utundi twangombwa tugiye dutandukanye, ariko ukaba utavuga ngo ese inoti z'imituku zo ziriho cyangwa se n'ibiceri nta n'ibirimo. Ibyo byose nibyo ngira ngo tubashe kurebera ngo 5 kuri 5 maze uce uko biri no kugenda mwikofi cyangwa se ukagenda mu bubiko bwawe nta kintu kiri mu byo byose tugiye kwarebera ngo 5 kuri 5 rero uburyo n'ubundi ushobora kuba noneho nawe wagira uburyo wizigama ndetse ukagira amafaranga menshi cyane. Nakindi rero ngiye ko nagusaba usibye kubanza wanyika ko turi kumwe 5 kuri 5 ugasiga igitekerezo cyawe ngo muri comment, ubundi ukabasha no kuba wakora share byibuze nko ku bantu bawe abagera kuri 5 byanga bikunze, nago wabura inshuti z'akadosohoka zawe zigera kuri 5 basha ko n'ubundi wagezaho iki kiganiro, ubundi nanjye ngaza ngurebera cyangwa se nkuha ukuri kose kuri ibi bintu cyangwa se kuri ubu buryo bushya n'ubundi bwo kugira ngo umuntu abashe kuba yabona amafaranga noneho mu buryo butamugoye. Reka twihuse cyane rero n'ubundi tudatinze, noneho tubashe kuba twarebera hamwe rero ubu buryo. By'umwihariko nagusabye kuba n'ubundi wazana akarahuri karimo amazi, nicyo kintu nabashije kuba nagusaba, ndetse nza kugusaba kuba wazana urupapuro n'ikaramu, ndetse by'umwihariko nkagusaba kuba n'ubundi ibi bintu wanabikora noneho wizeye, apana kuvuga ngo reka mfe kubikora. Ni ibintu n'ubundi bisabwa kubikora wizeye. Tugiye kuba twarebera mu 5 kuri 5 noneho uburyo ushobora kuba noneho watangira kugenda ukora uburyo kugira ngo ubashe kuba wabona amafaranga. Ikintu cya mbere ndazi kugusaba n'ubundi no kuba wakwizera ko ibintu ugiye gukora bizaza kuba n'ubundi byakora cyangwa se biraza kuba n'ubundi byagaragaza impinduka mu buryo budasanzwe, dore ko n'ubundi ubu buryo benshi bagiye babukoresha mu gihe cy'imisatsi yonyine bagiye babona impinduka zidasanzwe nk'uko baragiye banabitwandikira mu ma comment y'ibindi
biganiro bitandukanye twagiye tubikora mu minsi 3 n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko rwose harimo kugenda hagaragara impinduka zidasanzwe kiza amagingwa rero n'ubundi niyo mpamvu nge natangiye nkubwira ngo banze ugaragaze ko ufite icyizere ndetse uzana ako karahuri karimo amazi ashyushye ndetse uzane n'urupapuro n'ikaramu ubundi nkwereke utuntu twiko twakora ahangaha nyuma y'uko rero wamaze kuzana agapapuro ukazana ikaramu ndetse n'ikirahure kirimo amazi ashyushye ndagira ngo n'ubundi ufate rwa rupapuro rwawe ubashe kuba wakandikaho amazina yawe wandikeho nimero ya telefone numara kwandikaho nimero ya telefone ikintu uraza kuba wakora noneho uraza kuba wagira gutya ubashe kuba noneho wafata rwa rupapuro by'umwihariko uraza kubyandika ariko utifuje birumvikana ntabwo ushobora kuba uhembwa amafaranga 100 cyangwa se tuvuge uhembwa amafaranga 20 ku kwezi noneho ngo uvuge ngo urifuza wenda 500 mu mezi 2 urumva ntabwo byashoboka ahubwo urafata nyine umubare w'amafaranga wifuza ariko nanone atari umurengera urebe nk'amafaranga ushobora kuba n'ubundi wakorera ngo mu gihe kingana n'ukwezi kumwe ubundi abariyo ubasha kuba wakandika kuri urwo rupapuro ariko nyine ari ya mafaranga nyine menshi cyane ushobora kuba wakora mu gihe kingana n'ukwezi mu gihe waba wabishyizemo imbaraga zidasanzwe abariyo wandika kuri urwo rupapuro nurangiza uraza kuba n'ubundi rwa rupapuro warufata urushyiraho ngaho muri ayo mazi nyine muri ayo mazi washyize mu kirahure ubashe kuba n'ubundi warushyira hasi ku intebe y'icyo kirahure ayo mazi numara kuba washyiramo urwo rupapuro n'ubundi uraza kuba n'ubundi wasengera ibyifuzo byawe byose ufite numara kusengera ibyifuzo byawe byose ufite uraza kuba n'ubundi noneho wahita ukora iki gikorwa uri buze kuba wakora rero uraza kugira n'ubundi y'amazi uyatereka ahantu hatuje ahamara igihe kingana n'iminsi 3 yonyine mu gihe kingana n'iminsi 3 yonyine y'amazi ateretse ahantu hatuje ubwo n'ubundi uzajya kureba nyuma y'iminsi 3 n'ubundi y'amazi ntabwo uzayanywa kugira ngo n'ubundi ataza kuba yakugiraho ingaruka dore ko n'ubundi ari amazi yaba amazi iminsi 3 arimo rupapuro ndetse arimo n'umuti w'ikaramu urumva nyine n'amazi aba yamaze kondora cyangwa se kwangirika ari amazi kintu uzakora uzahita ubasha kuba wayamena ndetse kugeza muri icyo gihe n'ubundi usaba umaze kumena ayo mazi n'ubundi nibwo ibya bindi wagiye noneho usaba cyangwa se bimwe wari wanditse kuri rwa rupapuro nabyo bizatanga kugenda byikora ubundi ugarukanga kuri iyi video utubwire ngo byagenze gutya kugira ngo n'ubundi dukomeze kugenda tubana 5 mu makuru yose akomeje kugenda agarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye ubumenyi bukomeje kugenda bugaragara ahantu hagiye hatandukanye tugenda n'ubundi dufashanya kugenda tubumenya kugira ngo igihe cyose umuntu hari icyo yungutse ndetse na mugenzi we abasha kuba yakimenya ari kugira inshuti ariko kifuza ko yahora mu bukene ariko wowe ukifuza ko n'ubundi wahora utera imbere ariko babandi b'inshuti zakumva ko nyine bagomba kuba abakozi bawe ariyo mpamvu ngira natangiye kumbwira ko ahangaha nabwo tuba twifuza kuba wagira by'umwihariko ikintu rero turagusa kugira ngo tukubone ko ntabwo ushobora kuba wagira n'ubundi uraza gukanda subscribe by'umwihariko nurangiza uze kuba n'ubundi washaringa iyi video ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kuba zamenya rero aya mabanga n'ubundi yakomeje kugenda ahishwa abantu bagiye batandukanye cyangwa se yagiye ahishwa n'izindi yagiye yita ko ari inshuti ze kugira ngo n'ubundi 5 kuri 5 nawe abashe kuba yagira uko yizigama mu ikofi cyangwa se mu bubiko bwe. Yes, iyi ni Magic TV dukomeje kugenda tubana mu biganiro ndetse n'amakuru agiye atandukanye akomeje kugenda hagarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye n'ubundi natangiye mubwira ngo rero ahangana ushobora gusanga utuntu tw'ubwenge tugiye dutandukanye amakuru yagizwe ibanga ndetse ukagenda uhasanga uburyo bushya bugiye butandukanye umuntu ashobora kuba yakifasha kwiteza imbere n'ibindi bikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu natangiye mubwira ngo rukanda subscribe kandi wibuka no gukora share kuri bagenzi ba kugira ngo aziye tubona 5 kuri 5 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka ngaho kuri Magic TV. Ngenda bakunda cyane mazina nyine tuyizere Fabrice n'ubundi reka ngubwire ngo rero uraza kugaruka ngaha kuri kiganiro n'ubundi ubasha kuba wasiga igitekerezo cyawe ango muri comments dukomeze tubona byinshi 5 kuri 5 bikomeje kugenda